ntago imbaraga z'Imana zagaragara wimutsa abarozi. Aho imbaraga z'Imana zigaragarira nuko Imana ikurindira aho abarozi bareba. Ni Imana igaragara yuko ari Imana ishobora byose. Ariko ikwimuye ukava aho ngaho abarozi bari ukimuka ukajya ahandi, ntago imbaraga z'Imana zaba zigaragaye. Imbaraga z'Imana zigaragara aho abantu babona yuko bidashoboka iyo bishobotse. Yesu ashimwe cyane, bene data bakundwa muri Kristo Yesu. Twongeye kubasuhuza, amahoro y'umwami wacu Yesu abane namwe. Turabakunda, tubifurije umugisha w'Imana. Nagize umugisha uyu munsi wa none sindi njyenyine, tumwe n'umutumirwa, ariko mbere yuko tuganira reka tubahe dusenge nkuko bisanzwe. Umwami wacu Yesu Kristo, tugushize imbere muri iki kiganiro, imbaraga zawe zibane natwe, nukaburaza badufashe muri iki kiganiro tugiye kuganira n'umugaragu wawe, uzuduhereze amahereko n'amahishurirwa, ufashe twebwe n'abari kukireba buri wese yungukire muri iri jambo mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda, turakwiyegereje Pst Alex. Amen, nta kibazo. Imana ibahe umugisha kubwo kudutumira mu izina rya Yesu. Amen. Uyu rero ni Pst Alex, turamwakiriye. Reka atangira bibwira Alex ninde, Alex akora iki, mumumenye, noneho turi kuganira hejuru y'imbaraga z'Imana. Karibu rero Alex, wakwibwira abakunzi b'Ikamba Calvary TV. Yesu ashimwe. Nitwa Mutoni Alex, ndi umupasiteri, mfite umudamu umwe n'abana 5, nkabanyobora itorero bita Irembo ry'Umugisha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Karibu Pst Alex. Birumvikana ko mu buzima bwawe n'akazi k'ubushumba. Alex rero turi hano kugira ngo utuganirize, utubwire ubundi imbaraga z'Imana ni iki. Ariko turaza kwifashisha ijambo riri mu byakozwe n'intumwa cy'ibyabo 28 umurongo wa 6. Biravuze ngo 28 umurongo wa 6 ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona nta cyabaye, barahindura bati ni Imana. Hano hantu uyu mugabo witwa Paulo turabona ko imbaraga z'Imana zabanye nawe ishira yamurumye, zabanye nawe ari mu kibazo, zabanye nawe abantu bazi ko ari bupfe, abantu bari bazi ko birangira, abantu bari bazi ko atari bubeho, ariko ngo babitegereje babona nta cyabaye. Wowe Alex, ibi bintu urabivuga iki? Imbaraga z'Imana hano Paulo tubonye uburyo imbaraga z'Imana zamukuye mu kibazo. Ese wowe imbaraga z'Imana urazivuga kuki? N'iki wabwira abantu imbaraga z'Imana? Imbaraga z'Imana uko nzumva ngewe ndazumva byagutse cyane. Imbaraga z'Imana Paulo yazibonye ku ruhande rwe, ariko nanjye haraho nagiye mbona imbaraga z'Imana. Hari igihe nigeze kujya ahantu umuntu antegurira ibyo kurya, arangije ashyiramo uburozi, ndabirya, ijwi ry'Imana irambwira ngo barakoroze. Ndangije nkora kunda ndasenga, sinagira icyomba. Urumva rero Paulo yarayibonye ku ruhande rwe, nanjye nayibonye kuki ku ruhande rwawe. Abantu bari baduteza amatwi wenda mbabwiyeho gakeya ko imbaraga z'Imana ni nkuko waba utuye ahantu, aho hantu bakaba bakuroga. Ntago imbaraga z'Imana zagaragara wimutsa abarozi. Aho imbaraga z'Imana zigaragarira nuko Imana ikurindira aho abarozi bareba. Ni Imana igaragara yuko ari Imana ishobora byose. Ariko ikwimuye ukava aho ngaho abarozi bari ukimuka ukajya ahandi, ntago imbaraga z'Imana zaba zigaragaye. Imbaraga z'Imana zigaragara aho abantu babona yuko bidashoboka iyo bishobotse. Abisirayeli bakigera ku nyanja itukura, iyo Farawo aza kubafata akabicira hariya, nta mbaraga z'Imana bari kuba bari kumwe nazo, ahubwo icyo bari kuba bafite muri bo, bari kuba bafite shitani muri bo. Ariko kuko imbaraga z'Imana zari ziri muri bo, zaragaragaye, bambuka inyanja itukura.
kugira rero ngo imbaraga z'Imana zigaragare ku buzima bwawe nuko zikurenza ikibazo urimo. Ariko iyo ikibazo urimo zitagikemuye ntabwo uba uri kumwe n'imbaraga z'Imana. kugira ngo uba uri kumwe n'imbaraga z'Imana nuko Pastor Steven umuntu mwahura yajya kugukubita urushyi akizamura ikiganza ukuboko kwe kugahita guhera mu kirere. Izo ni imbaraga z'Imana. Ariko nimba ari ugukubise bikemera, nta mbaraga z'Imana ugize gute ufite. Kugira ngo umuntu amenye ko afite imbaraga z'Imana nuko akora ibyo abantu babona bidashoboka ko yagakwiye kugira gute gukora. Umukozi w'Imana Samusoni ageze ku ntare ntago yigeze avuga ngo iyi ntare ifite imbaraga ndetse irandya. No, aho imbaraga z'Imana rero zigaragarira nuko Samusoni yafashe intare akayitanyaguza. Aho imbaraga z'Imana zigaragarira nuko umukobwa aba yarabuze umugabo akagira imyaka 40 ndetse akagira 45, igihe cyo kubyara cyararangiye ndetse nawe akabibona koko byarangiye, ariko agishaka umugabo akabyara abana 4 cyangwa 5. Niho imbaraga z'Imana zigera gute zigaragarira. Imbaraga z'Imana ahandi henshi zigaragara, ahantu henshi hari naho zigaragara mu gukiza kw'indwara. Nigeze ku Gikabuga mpasanga umugabo yari afite ikibazo cyo kutabona, abadayimoni baramuhumye amaso ndetse nta nubwo yarebaga ndetse nta nubwo yavugaga. Aho imbaraga z'Imana rero ziyerekaniye nuko twasenze Imana ikamuha kuvuga ndetse no kubona. Aho niho imbaraga z'Imana zigera gute zigaragarira. Tukiraho niki wakoresheje kugira ngo uriya muntu abone? Niki wakoresheje kugira ngo arebe, afunguke amaso, arebe kandi avuge? Ese ni amasengesho? Ese ni imiti? Ese ni ikihe kintu wakoresheje kugira ngo, kuko imbaraga z'Imana uko turi kubivuga hari abazigaragaza mu miti n'ibindi bintu bakoresha. Ese nk'aya Pst Alex niki wakoresheje kugira ngo uriya muntu w'Ikabuga Imana ikora ibyo bitangaza? Nabaye nkigerayo bwa mbere ntago yahise akira, naba mbeshye kandi gisinjya mbeshye. Ubwa kabiri nsubirayo, nkigerayo Imana impiyerekwa. Ubwa mbere nta yerekwa nabonye, ubwa kabiri nkibona iyerekwa nawe ugiye kubona mbona inzoka iri mu kanwa ke ituma atavuga. Ngiye kubona mbona inzoka yongeye yizingira ku maso. Ninjira mu mwuka, nkimara kwinjira mu mbaraga z'Imana ninjira mu kwizera, mufata ku munwa, inzoka ndayifata ndayishwanyaguza, nyinaga nko muri Nyabarongo, niko nizeye. Mfata niyari iri ku maso, nyinaga nko muri Nyabarongo. Ndataha, nkigera mu rugo bukeye barampamagara barambwira ngo wa muntu arareba ni muzima. Ni gutyo byagenze, nta kindi nakoresheje. Ese nk'ibyo bintu umuntu wabwira iki nk'umuntu nk'uyu nguyu kugira ngo amenye imbaraga z'Imana? Birumvikana ko warahishuriwe, kandi guhishurirwa bidufasha nanone gukora ibirenze by'abantu batakora. Ese uyu muntu uri mu kibazo uri kutureba, uri yihebye, afite ikibazo, afite agahinda, ari muri guma mu rugo, arakennye, nta kazi, ese mu by'ukuri imbaraga z'Imana yazibona gute Pst Alex? Imbaraga z'Imana nta handi yazibonera. Imbaraga z'Imana ntago ziva ngo zigusenga cyane, ziva we kuko yizeye. Nkikizwa nkiri umukatolike, nari ndwaye indwara yo mu nda. Iyo naryaga inyama narafurutaga. Abandi banywa imiti ariko nge sinanyweye imiti. Naragiye njya mu ishyamba ndavuga ngo Yesu wakoraga ibitangaza, na n'ubu ngubu ugira gute urabikora. Nari umwana muto, nari mfite mu myaka nka 15 maho ngaho. Maze kwirwa muri iryo shyamba nsenze Imana ako kanya yahise numva muri ngewe nk'ijwi rimbwira, ntabwo naryumvishe ariko numvishe mu mutima wanjye ijwi rimbwira yuko ninzirya nta kibazo. Ngiye nziriye byahise bigira gute byemera. We ikintu yakora aka kanya ni ukwizera Imana, kandi gusenga Imana ntago ari ugusenga amasengesho menshi, ni ukugomeza. Nimba atazi no gusenga, agomeza avuge ngo Yesu nkeneye icyo, agomeza amubwira akiranuke, ntajye mu byaha, icyo araza gusaba cyose araza kugihabwa. Niko Bibiliya ivuga. Niko ngewe nizeye, nabyumvaga gutyo nkabyumva nk'ibintu bisanzwe, ariko ndangije ndabyizera, ndavuga ngo Imana yabikoze ikabikorera abandi, ikabakiza indwara. Bavugaga nyine abapadiri babwiriza n'abandi n'abarokore, nakundaga kubumva, nanjye ngendera kuri icyo ngicyo, mvuga ko bigomba kwemera biremera.
hari n'ikindi gihe nari ndwaye igifu kimereye nabi, ndangije umuntu arampamagara ngo njye kumusengera, bwo ni vuba ntabwo hashize igihe, ndangije ndyama mu ntebe, ako kanya mbona umuntu azanye agacupa kuzuye pereserine akampa mu kanwa, amaze kukampa mu kanwa igifu nayo iyo giciye, ako kanya niho namenye, nagiye ngenda mpishurirwa imbaraga z'Imana. Ikindi gihe nari ngiye kujya mu kazi, nakoraga muri ICD Rwanda Gisi, ngiye guhaguruka ngiye kugenda, umuntu yari yateze ibintu imbere y'umuryango, nkibirenga numva amaguru aratitiye, agize ikibazo. Nahise nsubira mu nzu ndapfukama ndasenga, nkimara gusenga ibyo bintu byahise bindekura mba muzima. Aho imbaraga z'Imana rero zigaragarira ni mu gusenga Imana, nta handi zigaragarira mu gusenga kandi ukizera ko ibyo wizeye Imana iragira gute, irabikora. Wowe nta kindi usabwa no gusaba iki, kwizera. Wumva iki kiganiro kandi ugasaba gukiranukira Imana, kuko mu gukiranukira Imana niho umuntu abona imbaraga z'Imana. Kandi niyo waba utari gukiranuka, aka kanya ukizera ukavuga ngo ibyaha byanjye ndabiretse, wowe ugenda mu nzira ukavuga ngo ibyaha narindimo ndabiretse, ariko Yesu ndakwizeye iki kibazo nshaka kujyamo, nk'uko uriya yabyizeye bikamwemerera arwaye igifu, nawe niko birakubera. Ariko utabyizeye ntabwo biba. Mu Mana utizeye ntibiba, iyo utayisabye ntiguha. Yaravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona. Udasabye Imana ntago iguha, udakomanze ntukingurirwa iki, imiryango. Wowe urasabwa kugira gute, kwizera, ugasaba iki, Imana. Iyo usabye Imana irakugirira neza, kandi usabye Imana ubona hari ibikugoye, ibyo byose birakemuka. Ko yaravuze muri Yobu, iravuga ngo bahura 5:12 ngo yica imigambi y'incakura. Ukomeje avuga ngo Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo, kandi n'imigambi y'incakura ikayubika. Ngo bahura n'umwijima ari ku manywa, bariragira ku manywa yihankwa nijoro. Ukeneye kubona imbaraga z'Imana, nimba hari ibintu bikugose, nimba warateye n'umwuka w'abajura, hari n'abantu bagura telefone ako kanya umuntu agahita yiba, bariya ni abadayimoni. Urageze ngo hari ikindi gituma bamwe ba telefone, ni abadayimoni. We yizera Imana, telefone yayishyire mu Mana, ayishyire mu Mana, narangiza ashaka ituro ry'ishima, yarijyana mu rusengero, yaryohereza ku Ikamba TV rigatera Ikiganiro inkunga, ibyo ni ibye. Ariko uko arabigenza kose yizeye Imana irashyigikira ibye, ntabwo bizongera kwibwa. Iyo ushyigikiye umurimo w'Imana ugirwaho uburinzi. Njyewe nagiye mbibona inshuro nyinshi. Hari igihe nahuye n'umuntu ampa amafaranga anteza inyatsi, numva ako kanya numva ijwi rimbwira ngo nari narahuye n'ubukene bukomeye kubera icyo kintu, ayo mafaranga uwo muntu yampaye. Uwo muntu akimara kumpa ayo mafaranga nahise ngira inyatsi. Ni umuntu w'umurozi, we agenda aroga abakozi b'Imana kuri ubwo buryo. Noneho naragiye ndiyizera, hari agataje kari Kabeza hariya hahoze EWASA. Icyo gihe hari harimo itorero baryitaga hawuzi, ryari itorero ryayoborwaga n'umuntu w'umumama, ariko ryakoreraga muri ako gataje, hakoreragamo EWASA kera. Noneho numva muri njyewe yuko iyo nyatse kugira ngo imve hari Imana irayimvanaho. Ndizera nari mfite amafaranga mu mufuka yose, ayo nari mfite nyavana mu ikofi, ndagenda ndasenga nizeye, nyanagamo. Ako kanya nkiyanagamo nyatsi yahise igenda. Kwizera no gukora bituma ubohoka. Utizeye ngo ugire icyo ukora mu Mana ntabwo ushobora kugira gute, kubohoka. Ni gutyo byagenze, ntabwo navuga ikintu nkubeshya rwose. Byagenze gutyo, ndazamuka, iyo nyatsi yahise igenda burundu, sinongeye kuyibona, ntabwo nongeye gusenga ngo nariyiboneho. Ibintu byose byari byaranze, nta kintu na kimwe nakoraga ngo kigende. Ariko aho nabikoreye nkizera, nkavuga ngo inyatsi nyijugunye mu giseke. Wowe inyatsi yawe kugira ngo ikuveho nicyo ugomba gukora. Hari abasenga, hari n'abagira gute n'abakora, ariko inyatsi akenshi igendera mu gukora. Iyo ushaka amavuta y'Imana ujya mu butayu ugasenga ukiyiriza. Ariko iyo ushaka kugira gute ko nk'inyatsi kuvaho, imbaraga z'Imana zigira icyo zikora mu bintu bisanzwe by'ubuzima, urakora, ugira icyo utanga, ugira icyo urekura. Utagize icyo urekura ntugira icyo ubona mu Mana. Ufite azongerwa, udafite azakwana duke yari afite. Wowe ufite icyo ufite uragitanga ukakibona. Ariko mu gusenga Imana habamo amavuta, ariko umuntu w'ingundirizi ntago ashobora kugira gute, ntago inyatsi ishobora kumuvaho.
umuntu udatanga icya cumi ntabwo inyatsi ishobora kugira gute kumuvaho. nta rindi jambo rivuga muri bibiliya ngo nzabaha umugisha. No, ni ijambo rivuga icya cumi gusa ryo muri Maraki. umuntu rero wizeye Imana agomba no kumenya kugira icyo akora. kugira icyo ukora bishobora gutuma inyatsi kuvaho, ariko wowe uko ubyizeye niko bikubera. wizeye yuko bizakirira mu gusenga, no mu gusenga byaba, ariko ahanini ngewe uko nabibonye nk'umuntu umazemo iminsi, nubwo atari iminsi cyane ntashaje, ariko nabonye Imana ikorera mu kwizera wowe ukagira ikintu utanga. ushobora no kudatanga amafaranga ntayo ugira, ugatanga igihe cyawe, ukagenda ukareba umubyeyi ukamumesera imyenda, ukagenda ugafata urugendo ugasura abarwayi kwa muganga ukabasengera, nubwo utabuzi gusenga ukavuga Imana aba bantu mbifurije gukira. wowe byifuze gusa, Imana irareba umutima wawe gufungurira inzira, kubera yuko Imana ubundi Imana ireba uko umutima wawe uteye ni gukikora. nimba ufite umutima mubi ntago wakorana n'imbaraga z'Imana. biragusaba kumanza gukizwa, wamara gukizwa Imana ikakwiyereka. Gahini yaragiye atanga ituro, uragiye se ngo ituro rya Gahini ryari ribi, ahubwo icyatumye riba ribi yaritanganye umutima mubi, yagiraga ishyari muri we. Imana imubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. ako kanya yica muri umunawe, agirwaho igisebo. Imana iramubwira ngo guhera aka kanya uravumwe. kugira rero ngo ukorane n'imbaraga z'Imana bigusaba gukiranukira Imana, hano ukaba ufite umutima muzima, umutima mwiza, ugakora ikintu ufite kwizera. ushobora no kugenda ukareba umuntu ufite ikibazo, umukozi w'Imana wambaye ubusa, ariko ikintu kimwe gituma imbaraga z'Imana zikorera umuntu zikamukorera ibikomeye. ni ahantu hatanu ushobora gukorera mugisha ukabona iki imbaraga z'Imana mu byerekeranye n'ubutunzi, ariko byerekeranye n'umugisha. mu bindi byo imbaraga z'Imana zigaragarira henshi, ariko mu byerekeranye n'umugisha usanzwe ahantu hatanu ushobora kubiba ukabona imbaraga z'Imana zikora ibitangaza ku buzima bwawe. ahantu hambere ni ugufasha umuntu w'umuvugabutumwa. uwo nguwo iyo umufashije ubona iki imbaraga z'Imana ziraza zigakora ibitangaza ku buzima bwawe ukabibona. nka zimwe zamanutse Abisirayeli bakajya barya mano batahinze, izo nizo ubona kubera yuko wabibye mu butaka bwiza. ubona iki umugisha. ahandi ni mu muntu wigisha ijambo, naho ubona iki umugisha. mbega muri make ni imihamagaro 5 yanditse mu Befeso 4:11. haravuga ngo bamwe mbahamagarira kuba bungeri, abandi ababwiriza butumwa, abandi abahanuzi, abandi abigisha, abandi intumwa, kugira ngo abera batunganyirizwe gukora umurimo w'Imana. aho hantu hatanu niho numvishe muri ngewe, kandi naranabigerageje. aho ngaho niho umuntu ashobora kubiba akabona umugisha udasanzwe. ahandi ho ni Yesu wabivuze ngo ubwo nari nshonje warangaburiye. ariko aho hantu hatanu iyo uhakoreye umugisha uraza ukisuka ukabura aho ukwiza. wowe uzabigerageze, uri kureba, uri kumva iki kiganiro, ubigerageze gusa, ubikore, uzabona umugisha. nihashira amezi 3 ubikora nta mugisha urabona, uzavuge ko nakubeshye ndi umunyabinyoma, ndetse ntuzongere no kugira gute kubikora. ariko uzabigerageze. muri izi mihamagaro 5 nge narayigerageje ndayireba, iryo nihishurirwa ryanjye. buri muntu wese agira uko yahamagawe nihishurirwa rye, ariko iryo hishurirwa nurigerageza ukarikora uzabona umugisha w'iki w'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. urakoze cyane. turiho turareba uburyo imbaraga z'Imana zigaragara naho zigaragarira muri urugendo tuba turimo rw'agakiza. hari nk'ikintu hakomojeho Bibiliya, ijambo rivuga ngo nimungeragereze. ntabwo muri uburyo nzabagomora, niryo jambo Bibiliya tubwira ngo tugerageze Imana. hari Imana byo biraga iby'icya 10. byo rero sibyo dutindaho, ahubwo turiho turareba imbaraga z'Imana uburyo zigaragara. yagiye atubwira uburyo butandukanye uburyo imbaraga z'Imana zigaragara, ariko anatweretse imihamagaro 5 ushobora gushyigikira kandi kwakira imbaraga z'Imana. ese Pst Alex, izi mbaraga z'Imana turimo kuganira n'uburyo zigomba kugaragara mu buzima bw'umuntu, kugira ngo umuntu yumvemo imbaraga z'Imana agomba kuba ari umuntu umeze gute? kugira ngo umuntu yakire izo mbaraga z'Imana agomba kuba, kuko birambwira ngo intumwa
Yesu yafashe intumwa ze zijya mu cyumba cyo hejuru umunsi wa pentekoste, ngo nuko umuriri w'umwuka wera uramanuka, ngo icyumba bari barimo cyuzura umwuka wera, ngo bose buzura imbaraga z'Imana, bavuga indimi nshya, batangira kuvuga indimi abantu batabumvanaga. Urumva ko izo n'imbaraga z'Imana zabamanukiye aho bari mu cyumba. Ese none umuntu ukatari mu cyumba, uyu muntu ko ari mu kazi, ese uyu muntu ko atwaye imodoka, ese uyu muntu ko ari mu gihugu kindi, ese nahari yari yakwakira imbaraga z'Imana, ese nahari yari ubuntu bw'Imana bwamugeraho akuzura umwuka wera agakorera Imana. Ibi bintu wabitubwira gute? Ese uyu muntu wamubwira iki kugira ngo arusheho kumenya ko nahari nakorera naho yicaye yakira imbaraga z'Imana? Imbaraga z'Imana, nta muntu n'umwe ugira imbaraga z'Imana. Bose bavuka kimwe, babyarwa kimwe, ariko kugira ngo umuntu agire imbaraga z'Imana arazisaba, kandi iyo uzisabye ugira gute? Urazihabwa. Kugira ngo abone imbaraga z'Imana ni ugusiga Satani. Iyo usize Satani ugahamagara imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, ngo nkeneye Imana kugendana nawe, kandi ukazajya unyereka iki? Imbaraga zawe. Imana irazikwereka, kuko umukozi w'Imana Yabesi yabwiye Imana ngo ndashaka kunyagurira imbago ukandinda n'ibyago. Imana yahise ibimuha. Ikintu buri gihe buri muntu wese asabye Imana, ngiye narabibonye nta na rimwe umuntu yasaba Imana ikintu ngo kimwime, kereka wasabye ikintu kibi ugasaba kugira nabi abantu. Ntabwo Imana igikora, uko Imana si umugizi wa nabi. Imana ni urukundo. Nimba ushaka ko imbaraga z'Imana uzibona, ubisabe, Imana iraziguha. Aho yaba ari hose, yaba ari gusenga Imana, yaba ari gutwara imodoka, akazizera agasiga Satani, akavuga ngo nkeneye kubona imbaraga z'Imana, akavuga ngo uyu munsi ndetse ikibi, Imana iraza kugira gute? Kuzimuha, kandi araza kuzibona. Kandi gukorera Imana cyangwa gusenga Imana ni ugufata icyemezo. Ngiye mbona imbaraga z'Imana nari maze amezi 8, nibwo imbaraga z'Imana zanjeho zijya ku mugaragaro. Nafashe agataka nkajya msiga ku maso nkizera, nka kumwe Yesu yahumuye impumyi. Ngiye niko nizeye. Ariko wowe wenda wafata amazi cyangwa se wakizera mu mutima kavuga ngo nkeneye kubona iki? Imbaraga z'Imana zakuzaho. Buri muntu wese uko yizeye niko bimubera. Maze kubyizera, ibyo ngibyo byo bya kondo n'iki, namaze igihe acyamezi 8 buri munsi ndara mu musozi nsenga Imana. Ntago we nakubwira ngo ujye urara mu musozi kandi ufite iki? Akazi. Nkimara kugira gutyo nibwo zamanutse icyo gihe kugira ngo amahereko afungurwe n'izindi mbaraga, mbyumve ko nasho sengera umurwayi agakira. Narindi mu buvumo ahantu bita Gahengeri, niho naboneye imbaraga z'Imana. Ngiye kubona mbona ikintu kimeze nk'ukwezi kiraje, mbona mama yerekwa rifunguka gutyo. Kugira ngo ubone imbaraga z'Imana bisaba kugira gute? Kubana n'Imana, ukemera kiza gutura mu mutima wawe. Utaramara kwemera, nk'uko umuntu asize ikibanza akubakamo inzu, imbaraga z'Imana ni gutyo zimeze. Urasiza ukavanamo umwanda wose wari ufite, ibitekerezo bipfuye, ukavuga ngo uyu Mwami ndashaka ko imbaraga zawe ziza gukorera mu buzima bwanjye. Wowe nimba ushaka kugira imbaraga z'Imana, ufata ibitekerezo wari ufite bibi, ubihindure ubivane muri wowe, uvuge ngo nkeneye imbaraga zawe Yesu. Yesu araziguha. Araguha imbaraga zo mu mwuka akuyobore. Imbaraga z'Imana aho zigaragarira ni mu gukora kw'Imana. Nimba ari umucuruzi, Imana iramuha imbaraga zo gucuruza yunguke. Izo ni ziraza ishyire mu buzima bwe, ajya acuruza, ijwi ry'Imana ajya ryumva rimubwira ngo rangura ikarito ya 2 iravamo 2,5. Bigenze gutya na gutya. Aho ni imbaraga z'Imana arazibonera. Imbaraga z'Imana ubundi zigaragarira mu bintu byinshi. Zigaragarira mu kuvuga kw'Imana. Ufite imbaraga z'Imana n'Imana irakuvugisha. Ntago wavuga ko ufite imbaraga z'Imana utumva ijwi ry'Imana. Kandi yaravuze ngo muzahabwa imbaraga, uwo mwuka wera nabamanukira. Kugira ngo uvuge ko ufite imbaraga z'Imana nuko uba wumva n'ijwi ry'Imana. Kandi nta muntu n'uyu n'umwe washaka kumva ijwi ry'Imana ngo aribure. Kubera ijwi ry'Imana si ngombwa kuryumva mu ijwi, ushobora kuryumva mu bitekerezo. Ibintu byose utekereje wagerageza kubikora bikemera, buryo uba wabibwiwe n'Imana. Ibyiza ibibi byo uba wabibwiwe n'abadayimoni. Ijwi rikubwira ngo fasha umuntu, iryo ni ijwi ry'Imana. Ijwi rikubwira ngo
genda wica umuntu cyangwa kubita urushyi umuntu cyangwa atongana, ijwi n'ijwi ry'abadayimoni. Aho imbaraga z'Imana zigaragarira rero ni mu kutuyobora mu byiza, kandi imbaraga z'Imana aho zigaragarira ni ukukuvana ku rwego ukajya ku rundi. Aho ni imbaraga z'Imana zigira gute zigaragarira. Nimba ucuruza ikarita imwe ukayigumaho, ariyo ugomeza ucuruza, nta mbaraga z'Imana zirimo. Kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare nuko Imana iguha ibitekerezo, ibyo bitekerezo bikakuvana ku rwego bikakujyana ku rundi. Imana iguha ibitekerezo. Burya hari n'abantu badasenga babona imbaraga z'Imana kandi bakazibona azi yuko ari ibitekerezo bisanzwe. Ukumva ibitekerezo biraje ngo Steven haguruka hano ugende wubaka inzu, ukagenda ukayubaka ati ni ibitekerezo byanjye byambwiye. No, nta na rimwe Satani ajya avuga ikintu cyiza ngo akubwire ngo genda wubaka inzu. Biriya ni ibitekerezo Imana yagushyizemo byo kubaka inzu. Ziriya ni imbaraga z'Imana. Kujya gucuruza ukabona urungutse ni imbaraga z'Imana ziba zarakujeho. Ariko ibintu byose wayikora ukabona urahomba, ziriya ntabwo ari imbaraga z'Imana, ni imbaraga za Satani. Satani iteka ryose akora ibintu bibi, ariko ibintu byose uzabona byiza, abantu bubatse amazu, abantu bateye imbere, abantu bateye intambwe, abantu bari gusenga, umwuka w'Imana yamanutse, biriya ni imbaraga z'Imana. Ariko ibintu uzabona bibi, abantu bari kurwanya, abantu bari mu ntonganya, abantu bari mu nzoga, abantu bari mu biyobyabwenge, abantu bari mu itabi, izo ni imbaraga za Satani. Imbaraga z'Imana rero zigaragarira nuko umuntu agira impinduka mu buzima bwe, kandi umuntu ufite imbaraga z'Imana ahorana ibyishimo mu mutima we, ntago agenda afite agahinda, nta mubabaro. Umuntu ufite imbaraga z'Imana ahora yishimye. Petero azikimara kumuzaho yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo turi ubwoko bwatoranyijwe, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Kera ntitwari ubwoko, ariko ubu turi ubwoko. Kera ntabwo twe twakababarirwa, ariko ubu twarababariwe. Abantu bafite imbaraga z'Imana, muri ubwoko bw'Imana, muri ishyanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamaze ishimwe ryabahamagaye, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane. Turimo turareba imbaraga z'Imana, nawe tukwizeza ko aho uri imbaraga z'Imana zikubeho, imbaraga z'Imana zigukoresha ibikomeye, nukabura w'Imana agumye abane nawe. Yatugana ku musozo rero, n'iki wabwira abantu kugira ngo tunabasenga, usengere ibyifuzo byabo, noneho unasabe n'izo mbaraga z'Imana zibamanukire. Unasabe n'izo mbaraga z'Imana. Ararwaye, ararwaje, afite ikibazo gitandukanye, afite ikibazo cy'ideni, ari mu bukode, ntarashaka, ntarabyara, mu by'ukuri akeneye ko imbaraga z'Imana zimukura muri iki kibazo. Kandi isengesho dusenze ryarikura umuntu mu kibazo. Rero tugana ku musozo, wakwihanganisha abantu gute? Ese n'iki wabwira abantu ngo bakomeze bihangane ko izi mbaraga z'Imana zigiye kubageraho, nurangiza unabasenge kugira ngo Imana ibakure muri iki kibazo barimo? Karibu. Ikintu nababwira abantu cya mbere ni ukureka kuva mu byaha. Umuntu wese niyemera kuva mu byaha akizera Imana, tugasenga Imana, araza kubona imbaraga z'Imana. Kandi nimba abona we kwizera kwe kutashobora, kuko abantu benshi ntabwo bagira kwizera kimwe, kuko hari abo ba Petero bageragaho bakabakiza, ariko hari nabo bagombaga gufata ukuboko, wamuha nimero zawe cyangwa atanga n'izanjye, akaza guhamagara ukaza kumufasha. Ariko yumva afite kwizera, araza gusenga nawe, imbaraga z'Imana ziramugeraho. Petero akigera kuri kiriya kirema, barakibwiye ngo badaduka biranga, bagomba kugifata ukuboko, ububumba mpori burakomera kirahaguruka. Hari n'abantu baba bagomba kugira gute kubona imbaraga z'Imana, abakozi b'Imana babafasha ukuboko, mu bihe bayi nimero dusenga Imana baze kubohoka mu izina rya Yesu. Amen. Babwire nimero zabo. Nomero baraza kuyibona aho ngaho, iraza gucaho, ndetse n'iyo umukozi w'Imana Alex muraza kuyibona aho hasi irahari, kugira ngo ushobora kumuhamagara, ushobora kumamagara, tugasengana Imana. Reka tuguhe umwanya ubasengere, Imana igumuge. Reka dusenga Imana, wizere imbaraga z'Imana, wizere ikiganza cy'Imana. Abantu barakuvumye, wahuye n'ibitandukanye, amaguru yawe barayatabye, uragenda akakurya buri munsi,
uragenda ufite kanseri, umuryango wose wagiye uhura na kanseri, umuryango wawe mugira umwuka wo gukenyuka, ntabwo uzakenyuka guhera aka kanya. Ndakubwiye ngo uzarama, kandi niko bizagenda. Ugiye guhura n'imbaraga z'Imana. Ukizera nonaha urahura n'imbaraga z'Imana. Ikiganza cy'Imana kiragukoraho nonaha. Ngiye gusenga Imana. Mwami ndagushimye, nonaha manura ikiganza cyawe cyera. Hari umuntu umaze igihe kirekire ari umushomeri ariko akeneye kubona imbaraga zawe. Nkisenga Imana, ingufuri yose yari ku maboko y'icike. Nkisenga Imana, we wari uryamye mu buriri byuka mu izina rya Yesu. Yesu arategetse ngo haguruka. Yesu arategetse ngo byuka muri icyo gitanda. Yesu arategetse ngo byuka. Aka kanya ikiganza cy'Imana kigukozeho. Umutwaro wari wikoreye w'uburwayi aka kanya urarangiye. We wari urwaye sida, hari ikiganza cy'Imana kigukozeho. Ukijya kwipimisha uraza gusanga uri muzima. Ukijya kwipimisha wowe urwaye kanseri urasanga yavuyeho. Wari urwaye umutwe udakira aka kanya akira ikiganza kigukozeho. Hari ikiganza cy'Imana gikoze ku mutwe wawe, ntabwo urongera kumva umutwe wawe nonaha ucyumvira ijambo, ucyumva dusenga Imana, nonaha urakize. Ucyumva sinizite umaranye igihe kirekire, nonaha urakize. We wari urwaye mu rubavu aka kanya urubavu rwawe rubaye buzima. We wagendaga amaguru bikanga aka kanya uratambutse. Hari imbaraga z'Imana zije kuzikuzaho. Bibiliya avuga ngo mwese abarushye n'abareme nimuze munsange ndabaruhura. Hari icyo Yesu akoze ku buzima bwawe. Umaze igihe kirekire umeze nk'uwo bapfundikiriye mu ngunguru, ubuzima bwawe bwaranze. Aka kanya hari imbaraga z'Imana zikumanuye zimeze nka ponsezi, dore zikataguye ingunguru, dore usohotse muri muzima. Byuka urabagirane kuko umucyo wawuje. Umaze igihe kirekire ibiganza byawe birimo imbeba, ufite umwuka wo kukuriganya. Imbeba irya ibintu byose ugerageje gukora, aka kanya ikuvuyeho. Kandi umaze igihe kirekire ibyawe byaraboshywe, nonaha urabohotse mu izina rya Yesu. Akira ikiganza cy'Imana kigukozeho. Imana yanditse mu biganza byawe iravivuye, yanditse ngo biremwe nonaha si ibya kera. Ibyo washidikanyagaho byose ugiye kubona ibisubizo. Ku kwezi kutarashira urahura n'igitangaza cy'Imana. Ku kwezi kutarashira, iminsi 2 itarashira, urakira igitangaza. Hari igitangaza Imana izanye kuri wowe. Akira ikiganza kikubyukije, akira ikiganza kiguhagurukije, akira ikiganza kikubihagurukije. Hari ikiganza kiguhagurukije, hari ikiganza cya Yesu. Yesu arakugendereye. Abantu baguciyeho ntibagira icyo bakora, ababyeyi baguciyeho ntibagira icyo bakora, abaturanyi baguciyeho ntibagira icyo bakora, abaganga baguciyeho ntibagira icyo bakora, abakozi b'Imana baragusengera ntibagira icyo bakora. Ariko aka kanya ikiganza cya Yesu dore kirakumanukiye. Hari urushinge Imana iguteye. Umva wa mubyeyi we, hari urushinge Imana iguteye. Umva wa musore we, hari urushinge Imana iguteye. Umva wa mwana we, hari urushinge Imana iguteye. Wowe uryamye ahantu umaze igihe kirekire, amezi 2 cyangwa ukwezi, wara inda yawe yaranze kuvuka, aka kanya iravutse mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe bugiye kugira icyerekezo. Abantu baguciyeho biranga, ariko Yesu arahakandagije ikirenge cye, byose bigize impinduka. Ndagushimye Mana kubigaragarije kandi ukinguye imiryango mu izina rya Yesu. Inzandiko zose zanditswe ziracagaguritse. Mbisabye nizeye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu, amen. Yesu abashyize mu mababa ye. Mwakire neza iri sengesho kandi rihinduye ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu. Turabakunda, tubifurije umugisha wa Imana. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ubona inyigisho zacu ndetse n'ubuhamya butandukanye. Yari Pastor Steven wari kumwe na Pastor Mutoni Alex mu izina rya Yesu. Shalom shalom.